wivanga hagati y'umuntu n'undi utarabahuje. Amaji ko ntawe bahuje ko bahura tutari duhari. Nusurambazi kandi tujyayo naho bakadusangayo. Ubu se ntago ndi kwiyororera inkoko suje hano uranshaka iki? Uraje uyugumiyo. Hari umuhanzi wigeze kubabaza? Ahubwo se hari umuhanzi umwe wenyine akumutubwira izina bamwita yarambabaje cyane. Mu bikomere ngendana nabyo we nubwo idafite umunwa iminsi iravuga. Ndabizi kuri kubibona nta bantu uzi bari bigize ibintu bye. Niyo minsi se waruze kare iki ari amezi. Uri wahemuka? Yego narahemutse kuba naravutse narahemutse rwose. Iyo ntaza kuvuka si nari kwirirwa uza kumpata ibibazo. Hari igihe umuntu aguhemukira akakwigisha. Uwahemukira aramwigishaga. Kigali News Channel. Stay connected, stay entertained, and stay inspired with Kigali News Channel. Twababwiye ko ibiganiro byacu ari akagaruka. Kigali News Channel ngira ngo tugomba guhana ibitekerezo tukaganira. God bimeze bite? Umeze neza, no umeze neza. Umeze neza neza? Kumura nta kabaraga. Ntago nibwo nari ntago vuga ngo B1G. B1G. Isi hose. Ubwo umenye ko kabaraga ubwo karimo. Umeze neza? Nari bikabise. Twagarutse ariko muri iyi minsi ibyo kuvuga ni byinshi. Mbere nuko natwe dutangira kuvuga kuri bimwe n'ibindi. Hari umuntu nshaka kubaza. Yego. Ndatekereza ko muzi. Umugabo witwa Ricky Kromus. Ricky Mbabazi Isaac ndamuzi. Umuzi iki? Ni umuproducer wa Danger Man. No mu Rwanda kuva twese twakuze twifuza kumva uriya muntu yakoze kuri touch y'indirimbo yawe. Ndamuzi cyane. Imana ishimwe ko nubwo aherutse mu Rwanda ndi umwe mu bahanzi ya recordings. Imyaka igera muri 10 na yari yihiritse. Nifuza kuzumva Rick ari kuncurangira. Yarabikoze kandi ndamushimiye nahari hose. Much respect bro. Uwo numwe nashaka kukubaza. Ahubwo tugeze kuba producer. Piano de Groove Man. Wamubonye ko yafashe yasezeranye n'umuzungu. Ase piano nk'iyo utantumira uzi ko turi inshuti wagwanye. Cyangwa umuzungu yarakubujije. Namubonye rwose yafashe ibendera kandi felicitation zagira urwo ruhire man. Amaji. Oda Paccy uramuzi? Oda Paccy ndamuzi. Muzi iki? Ni umurapeze. Yego. Amahirwe nuko bombi ubazi. Ariko buriya nta muntu umenya umuntu. Nta muntu umenya umuntu. Ako hari igihe umenya umuntu y'ibyo. Ushobora kubuzi mu mpine. Uwo muntu ukamumenya mu mpine. Oda Paccy ndamuzi ni umuntu ukunda hip hop, ni inshuti yanjye. Nta bindi bintu birenze. Abo bantu ni abantu bamaze igihe muri showbiz, muri iyi industry. Ibintu biri kuvugwa hagati yabo. Barakubwira ngo ni wivanga hagati y'ikintu cy'umuntu w'igitsina gore bafite icyo bahuriyeho n'igitsina gabo ushobora kubigwamo. Igihe babikuzanye nje nta kintu na kimwe ibyo bintu bindebaho nicyo nabivugaho. Tubivuge muri rusange. Ibyo ushaka kumbaza byo nta rusange ruhari. Nta muntu wivanga hagati y'umuntu n'undi utarabahuje. Amaji ko ntawe bahuje ko bahura tutari duhari. Nusurambazi ndavuga ibyo ntazi. Uretse gato ndacyakubaza. Bahura ntitwari duhari. Ibintu byabo kurikije bimaze igihe kinini cyane. Hanyuma birangiye babituzaniye babidusangishije. Ntitwari duhari, ntitwabahamagaye ntabwo twabahuje. Ninde se ukubwiye ko bimaze igihe kinini? Ubwo wari usanzwe ubizi? Si wari ubizi se? Ninde ukubwiye ko bimaze igihe kinini kandi ntabyo wari uzi? Kurikije imyaka nyir'ubwite avuga bimaze mvuga atari igihe gito. Ubwo nibibareba nibyabo.
njye ndareba ubucuti bwanjye na Pasi, ndareba production ya Licky, ibindi ntago bindeba kabisa. Amaji Mm. ukurikije uko Pasi avuga Pasi icyo tuvugana ni ubucuti, yego nta bindi. okay ni inshuti yawe Mm. wabibonye ko ababaye Wabibwiwe n'iki ko ababaye? uko biri kose umuntu ujya kuvuga ikintu cyari kimuri ku mutima Mm. uko biri kose agomba kuba yarabaye Twimagine ko ababaye. Yego. ukimara kubona biriya bintu ese bundi wari usanzwe ubizi Ibikize ibyo Licky kandi ngumbwiye ko ntabyo nzi. Ubwo naba mbizi hehe? muri kuvugana Oda oya meruka kumuhamagara. Hari utuntu tw'inkuru yajyaga atera kuri Instagram cya platform niba ari numva ari kuvuga ibintu byubaka. Nigeze kumuhamagara tuganira bisanzwe nyine, ariko ntago ari bwa bucuti bwimbitse nyine n'iki. abahanzi batangiye muzika kuva kera ntimushobora kuba mugendana mufite imvune za kiriya gihe. None se baririmbye imvune z'abahanzi wumva ari ubugoryi bari kuri ariko iyo bavuze ngo imvune z'abahanzi step 1 ukajya kumva barongeye bararirimbye ngo 2010 na kangahe ndakwanga, uzi kwanga umwaka. Izo ni imvune baje mushobora kuba mugendana ku mvune z'icyo gihe na n'isaha mukigendana nazo kandi ari byo nkubwira. Oda se yakubwiye imyaka 15. imyaka 15 uzi umwana ufite imyaka 15 mukuru cyane. urumva Ama ku giti cyawe hari ikintu nawe ugendana kuva kera ku mutima wawe? Yego uyu mwaka ngo ni umwaka wo kuvuga, ni ukuvugisha ukuri ukaravamo. tubwize ukuri. Ni iki kintu ugendana nawe kimeze nk'igikomere kuri wowe kimaze igihe kinini cyane? Ni ugutandukanya umukunzi n'umufana. Nicyo kibazo, nicyo kintu wowe se ubyumva gute kugira ngo byumva abandi badufashe? Ubimenye byarangiye. Abo bantu ni abantu bambaye amakoti abiri. Merutse kubibwira Murungi Sabe. Ntiwatandukanya bose bambaye amakoti, ariko kugira ngo ujonjore uvuge ngo uyu ni umukunzi, uyu ni umufana, biravunanye. Icyo ni ikintu cyatwihishe muri twe, nk'uko utazi nimba nkunda ibikorwa byawe cyangwa hari inyungu ngukeneyeho cyangwa hari iki n'iki. So icyo kintu nicyo kimbabaza kandi cyagiye kimbaho muri showbiz. Hari akantu twari turi kuvugaho nyuma ya kamera, aho umuntu yageze ahantu yifuza kujya mu gisirikare. Si Oda Paccy se wabivuze? Yego. Uratekereza nyine byari nyine ni ryari umuntu agera kuri level nk'iyo yumva ko yajya mu gisirikare akavuga ati umuntu wa mbere narwanya? Njyewe numvaga iyo umuntu agiye mu gisirikare aba agiye kwinjira mu nshingano wenda zo kurwanira igihugu, kwinjira mu nshingano zigiye zitandukanye zigendanye n'igihugu cye. Ariko iyo umuntu ageze kuri level yo kuvuga ngo we yarakeneye imbunda, akareba umuntu umwe cyane, nasugo ntabwo iyo level uri kuyumva. Hari umuntu ayozi kujya gukora ikose y'imyaka 2 ushaka umuntu umwe. Ese ubwo ntabwo byo. Ese hagati yanyu nk'abahanzi, nta bahanzi bari hagati y'abandi. Ibyo bintu byatekerejwe kuva muri za 2000 na ba KGB bagihari, na za Family Squad na ba Big Dome, kugira ngo abahanzi bashyire hamwe. Nisama gushyira hamwe nimba bibananiye, sibyo? Aretse kuryana hagati yanyu ntago bizashoboka, mukihorerana ukajya hari ugakora ibyawe undi akajya hari, kandi tujyayo naho bakadusangayo. Ubu se ntago ndi kwiyororera inkoko suje hano, uranshaka iki? Uyuguma iyo ngiyo uranshaka iki?
twari dufite abahanzi kugira ngo bazumvikane, nta muhanzi wemera ko ari muto, nta muhanzi wemera ko ari mukuru. wowe wiyita iki se muri ibyo byombi? njyewe ndi umuntu uri aho, Mukuru, cyangwa uri muto? akazu yazi nase ubu ndutama akanyaga hagati na hagati. mba nibereye urabona esikariye zo ndakaka esikariye ko hagati, katari ko hejuru katari n'ako hasi, ariko buriya ko hasi niko kadanje, kuko ujya kugera ku yo hejuru wabanje gukandagira kuko hasi. Amen. Ama, hari umuhanzi wigeze kubabaza? ahubwo se hari umuhanzi urimo umuntu ategura ronce ya alubumu akabona ari wenyine kandi barakwemereye, wowe uri kumbwira nk'ibiki kweri? Nk'umuhanzi wakubabaje, mbwira nk'ikintu umuhanzi umwe yagukoreye ukicara ukavuga ati ndababaye koko. ko ari benshi ra, mbwire n'uwari umwe wenyine, ariko umutubwira izina. bamwita Nizo Kabosi. yakoze iki? yarambabaje tubwire. kandi ntabwo nzareka kubivuga, yarambabaje. tubwire. ababizi barabizi ko yambabaje, Ama, yarambabaje cyane. mu bikomere ngendana nabyo wowe Nizo umenye ko ndimo, mu bikomere mfite ubifitemo uruhare, sibyo? ese Ama, kugirana ikibazo hagati yanyu? ntabwo noneho Nizo twagiranye ikibazo kigendanye n'umuziki. kijyanye n'amafaranga? wowe menye ko kitari mu muziki. Ama, kuba ufitanye ikibazo na kanaka, kuba ibintu mubizanye hagati yanyu, kuki uza kubitubwira kuri kamera? none urashaka ko mbivugira kwande? nimba yaragukoreye icyaha wagiye mu mategeko cyangwa ugaceceka? ntabwo twese turemye kimwe. utekereza ari ikintu bifasha kuvugira kuri kamera nyine ukaza ukabwira abantu? jewe nuko nguko meze, ntago nta mwanya mfite wo kwiruka inyuma y'umuntu wamemukiye, kuko iminsi irakubwira. ese iminsi ibwira umuntu gute? nubwo idafite umunwa iminsi iravuga. gute? ndabizi ko uri kubibona. ibiki ndi kubona? iminsi ntabwo iri kukurabura se? nta bantu uzi bari bigize ibintu bya ba Kibamba uri kubona? niyo minsi se? wari uzi ko ari iki? ari amezi? wowe umuntu naguhemukira umwihorera iminsi bihari, anytime dosiye ye iminsi biyifite. ubwo umuntu aguhemukiye ukicara ukamubwira ati, ukavuga ati ukabiharira iminsi. wowe ufata iminsi ntuvuge ibyumweru cyangwa ukwezi cyangwa ngo amasaha, iminsi. ese Ama, ko nta muntu uryama amasaha 5, sibyo? yego. ko nta muntu uryama ibitotsi by'abantu 3 icyarimwe, ko nta muntu ugura peti, nta n'uwagura ibitotsi, ko nta muntu waryama nko mu karere kose ngakaryama ni munsi y'ibati rimwe. niyo wowe ufite etaje igeretse inshuro 80. abantu bafite ikintu cyitwa kutanyurwa n'ishyari, n'ikintu cyitwa ubugome muri bo. ntitwibagirwe kandi ko natwe turi bo. uri wahemuka? yego, narahemutse. kuba naravutse narahemutse rwose. icyo nicyo kintu wahemutse? iyo ntaza kuvuka sinari kwirirwa uza kumpata ibibazo nk'ibyo ngibyo mana. njyewe guhemuka ari uguhemuka biri direct. oya, ku buryo umuntu hariho umuntu uzi nawe wicara kwikoma avuga ati kanaka yarampemukiye. narahemutse, ariko nimba narahemutse nka 5%, nahemukiwe 95%. ibyo ngibyo hari igihe umuntu aguhemukira akakwigisha. uwo wahemukira aramwigishaga?
ahubwo baranyigishije. bakwigishije guhemukira abandi. Ariko nza gusanga ibyo bintu anytime bigira ingaruka. So rero ntabwo navuga ko ndi perfect, ariko ahantu nigaga muri segonderi sinzi nimba twarajyanyeyo. Ibungwe. Sinakweretse z'uturesitora nagiye ntaha ntishyuye. Ibiceri magana angahe? Ugahita wumva umuntu yitabye Imana kubera ko wenda nayo yari kuguramo imiti ntawamenya, ukumva yitabye Imana. Ese ama Ariko ntago mani guhemuka nta nyungu irimo, kuko uzi muri komenti baraje bahemuke koko. Ese umuntu arakubwira ngo njyewe Ama-G ndamuzi twarakuranye, ntago akuzi. Njyewe Ama-G n'umugabo wanjye buriya nimumurekure. Icyo ashaka uri kucyumva, ashaka kugusenyera. Kandi wababwira uti njyewe dore umugore wanjye naramuberetse, turayira ibintu byacu. Ukabona undi yaraje, Ama-G buriya twamufashe yasinze. Gusinda cyo sinumva ko atari n'icyaha, ikibazo n'ibyo wakora wasinze. None ntanamenye ko ari nka video uri gushutinga. Ama-G ku cyifuzo cyawe wumva abantu bakabayeho bate? Abantu ukuntu bagakwiye kubaho nuku nta kundi. Nuku nguku bakomereze hose. Uwabaroze ntago yakarabye, ni umwiryane n'itiku, nta kindi kintu abantu bifuza. Ni kubona koko byakabaye. Ntago ariko byakabagenza, ariko ntago nahindura isi. Na Yesu na ba Muhammad abo bose ntago bigeze babikora ngo kwigisha no guhozaho. Sibyo? Tanga inama y'ukuntu umuntu yakabaye yumve. Ubundi umuntu nimba uryama ukumva ntago uri gusinzira, uri gushikagurika, uzajya umenya ngo kubera iki ndi kumera gutya. Sibyo? Uzahita umenya ko hari ikibazo ufite mu buzima bwawe. Uzahita utekereza umuntu mugifitanye, kuko twese ubuzima dufitanye nabwo ikibazo. Mubura kurya ukarwara malariya, ariko kubaho ni ukubana. Iyo ni imigani bagiye baducira kuva kera. Kubaho ni ukubana, urumva? Ariko nyuma yaho hagahita haza undi nawe ku ruhande rw'uwo waciye uwo mugani, ngo ushaka amahoro ngo ashoze inka. Ariko nyine nose ntabwo ubyumva. Murakubwira ati kubaho ni ukubana. Uwo mugani tukawumva pe, ni mwiza rwose. Umugabo yawutekereje. Ngo akagabo gahimba kandi kataraza. Urumva ibyo byose nta mwana usya arava. Ariko wowe wakasa mutwe ati ushaka amahoro. Urumva ibyo rero by'abantu ni ibyabaye kuva kera, ntago ari ibyo ubu ngubu. Inama nabagira ni uko, ariko inama ubu ngubu ihari ni uko abantu bakwishyira mu Mana, bagasenga, ntibagendere ngo tugeze mu bihe bikomeye ngibiki, kandi bakanaca ubwenge. Nabonye His Excellency yavuze, hari speech nabonye nakunze cyane, yavuze ngo wowe urajya kuvura abantu ngo ukoresheje ngo Imana yagutumye. Wowe wabanje ukivura ko ari nawe ufite ikibazo. Umuntu agapfa aho ngaho yanze kunywa imiti ngo pasiteri yaramubwiye mani. Sinzi niba icyo kintu mujya mwumva ibintu umusaza atubwira. Wowe urwaye diyabete, tuzi imiti ya diyabete,
ama Mm. ugiye umupira umupira football nagize umupira gusa football football ndayumva ntabwo ugiye kurikirana oya kuba ni wenda ngiye gutangira gufana Sina Gerard FC ubwo urumva nkuba kukurikira erega mujye mwipanga akazi nibyo tujya tuvuga nese ama Mm. uzajya kureba match ya APR ya Rayon Sport na Gasogi si 2-0 se ni izo zinitiri none se ntabwo uzi ko Gasogi igomba guhita ikubita ikora umuti Gasogi bibiri bya Gasogi 0 kuri Rayon Sport yego ama turagushimiye cyane ko munsetse cyane ariko ikintu nababwira ngo hari indirimbo ivuga ngo Roger sonne pas la guerre ntago imikino ntago ari intambara ariko Rayon Sport ndayikunda ariko Gasogi ndayifana ahubwo ushyizemo ubufana bwinshi hehe kuri 2 kuri 0 abana bakubita raketi destroy muva kubita garinshi buretse uzabireba se okay katubirebe ujya turanga amaso jewe ndabi nihatazamo bya bintu by'abarubitire ntabwo bizazamo ninde ubikubwiye kwizera Olivier mfite kwizera nyine nagize ngo ni kwizera ntabwo bizazamo ariko ndifuriza ko Gasogi yabona intsinzi tuzajya kureba bamvugirije vuvuzera mu matwi numva ndasaze hari abatipe man no nagiyeyo ni naperi yari yakennye nari icyo gihe je pense ego rero njyewe naragendaga mfana yishyizemo igitego mfana babe bankubise ndavuga ati wapi tuzicara muri VIP ahantu heza cyane aho niho habi cyane muri VIP umuntu atera igitego ziba wambwa urumva nuba ngo njyewe nkunda intsinzi aho bigiye ujyaho nukomeze aho yerekeje nawe nuba ngo ntabwo wambwira ngo aperi itsinze igitego cy'ubumara ngo nicare hasi umutipe yakase koruneri ikinjira happy cyangwa penaliti ya Reyo yinjiye kare kajya mfana igitego ntago njyewe ariko nka Gasogi ibyo by'umwihariko abantu ahubwo duhurire one for the road Sonatibe dutangire dupange uburyo tuzajya gufana ikipe mwemerere iki tuzagiye nta kibazo uzabwire na nuza uyu mugabo wadukoresheje ikiganiro ejo bundi nawe nk'uko yitwa Kagarara nawe aze tumushyire mu afana iyihe buriya tuzamubaza yivugira aya bane Gasogi bana ubwo ni cyangwa se akabafana APR kuko nta itazabira aho ngaho ariko mu kibo cya APR yafana Gasogi ariko umunsi urize amaze iminsi yarambuze kubera utuntu tw'udushingano twinshi ariko ameze neza imishinga cyari yayindi namubonye ari kumansura kuri social media ariko Kagara ndagushuje ahantu uherereye ariko tumenye izi social media tuzikoreshe neza birashoboka nk'abantu bakurikirana Twitter n'urugero bari kwinjizamo icyo kintu hari igihe ujya kubona ukabona ngo video ya DJ Sony yambaye ubusa ninde wayimufashe hari iziza tukabona ba nyir'ubwite bazifatiye ikatugeraho iterero aho niho hari ikibazo niyo mpamvu mubwira ngo izi social media tuzikoreshe fresh njyewe ikintu nababwira ni mukomeze munywe B1 gin urumva ko njyewe social media ndi kwamamaza si ubibona urumva muvuge muti Ama-G The Black indirimbo yitwa iminsi n'iryari igiye kuza mu minsi director kwicaye inyuma yitwa mubaze ngo
niwe ubiri inyuma niwe ubirimo none se ntubona ko akuri inyuma yaguciye inyuma dore ngo namubonye turi kumwe hano twicaranye bamwita Raji niwe wankoreye ya ndirimbo yanjye mutaranyibacano yitwa ariko yakoze nyinshi ni insazi n'izindi rero bivuze iki music ngiye kuyiha umwanya munini cyane nayo iminsi indirimbo nziza cyane warayumvishe urambwira ati indirimbo nanjye ndumva nashyiramo utari umuhanzi ariko harimo utuntu tw'uturongo kamwe tubiri gadi nari rero reka dukomeze ducume iminsi turebe ko hari icyo byatanga ariko mukore subscribe kuri Kigali News Channel kandi turabashimira ko uko mugenda muza mutwereka urukundo hari ikiganiro twakoranye by the way ndishima mbona ko Kigali News Channel abantu bayikunda nanjye rero kuri Ama-G The Black Official mukore sub mujye munatanga comment ntago twanze na comment mbi cyangwa inziza nimba bajye bagutamo bane mumenye ikintu umusore bavuze ati Ama-G ubwo bwanwa budutera ishaza ntabwo dushaka zabwogosha wakoze cyane mwakoze vuga ngo B1G twabasezeye